icyo tubasaba cya mbere nuko mwadufasha mukadutera inkunga mukadukora subscribe hano kuri Ndenganura TV, hanyuma mwarangiza ibiganiro byacu mukabiha abandi nabo bakabimenya, kandi mugakora like, ndetse mukaba mwanakomeza no gushishikariza rubanda ko ari ngombwa kwibohora ku ngoma y'igitugu, ngoma ngome y'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, kandi ko tugomba guca mu nzira zose ziruhije kugira ngo tuzabashe kugera ku byiza biri imbere. Nk'uko nari maze kwibabwira ku makuru make nari maze kubaha arebana n'inzira y'umusaraba y'ubuhirimbanyi, iyi nzira tugomba kuyicamo. Niba mubona ko kuyicamo bidashoboka, namwe muzagaragaza izindi nzira zo kunyuramo. Umuntu watuboshye nta mbabazi azatugira. Narababwiye kubwira Kagame ngo urambangamiye cyangwa se ngo mu burenganzira bwanjye, ni nko kubwira impyisi, ni nko kinama yabwira impyisi ngo urimo urandya nkababara. Nta yandi mahitamo namwe ahari y'uburyo ubwo ari bwo bwose yo kugira ngo akarengane n'ubugizi bwa nabi Kagame na FPR bakomeje kuzana mu banyarwanda no mu bene gihugu b'ibihugu duturanye ndetse nabo ku isi yose kazarangire, uretse kubarwanya twivuye inyuma tukemera tukabukora safaringi nyinshi cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda bakunze ba Ndenganura TV, impirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi bahaye ikaze hano muri studio za Ndenganura TV. Nk'uko bimenyerewe, njyewe ubaha ikaze nitwa Bihanganye Jacques, nk'abandi impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira abanyarwanda bamwe bari mu gihugu cyabo, ndetse n'abanyarwanda bahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Hashingiwe ku makuru maze kubona, ndagira ngo munyemerere dukangurure urubyiruko ndetse natwe ubwacu, buri munyarwanda wese w'ubwoko ubwo ari bwo bwose, nibwo yaba ari n'umwimukira cyangwa n'undi wese ukunda abanyarwanda agakunda ikiremwa muntu, akaba yifitemo ubumuntu n'ubumana. Ndagira ngo mbakangurire kandi namwe muzafashe no gukangurira abandi, tuganire ku nzira yo kwibohora uko igomba kuba imeze. Aha murabizi ko Kagame na FPR Inkotanyi batuboshye bakatugira nabi, amabi yose badukorera mu butegetsi bwabo abaturage turayabona, abari mu gihugu ndetse n'abahunze, uko agenda akabicira hanze. Ibyo byose ntawe utayibona, n'ubugambanyi impunzi z'abanyarwanda zikomeje gukorerwa, cyane cyane izahunze zikaba zibarirwa mu bwoko bw'abahutu. Ndagira ngo rero abanyarwanda babwire ko urugamba rwo kwibohora ntabwo ari urugamba umuntu akora kubera yuko amaze kugira ubutunzi runaka, ntabwo ari urugamba umuntu ajyamo kubera ko afite aho aryama cyangwa se afite icyo arya. Ni urugamba umuntu ajyamo yemeye guhara ibye byose n'ubuzima bwe bwose, akabwegurira urugamba kugira ngo azarutsinde kandi ruzamugirire umumaro mu buryo bwose azarwanamo. Reka dusubire kuri amwe mu mateka y'ibyaranze inyenzi igihe zari mu rugamba, nk'uko zagiye zibitubwira igihe twabanaga nazo, ndetse nk'uko n'uyu munsi zikibigaragaza. Hari abantu bambona nko kuri social media nk'uko nguko bakavuga bati wowe ntacyo uzimarira, uzapfa nawe uzagira gute, bakambwira byinshi, ndetse bakanavuga yuko ngomba mu mwobo aho kuba ngo ahantu heza. Nyamara bakiyibagiza neza yuko ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi aribwo bwatumye njya mu mwobo nk'uyu nguyu katariwo navukiyemo. Ariko ibi ngibi nta kibazo, kubera ko nyine bo intego yabo y'ubugome n'ubugizi bwa nabi bayigezeho, kandi ubutegetsi barabufite. Abo nshaka kugira ngo nkangure ni abanyarwanda, nabo mukomeza kubwirwa yuko umuntu agomba kubaho neza, mufite imyumvire yuko umuntu azajya mu rugamba rwo kwibohora ari uko yabonye ubutunzi, ari uko yabonye aho aryama, ari uko yabonye icyo arya, ari uko abana be bamaze kwiga amashuri bayarangije. Ibi muribeshya cyane. Reka mbahe urugero rumwe rw'inyenzi izwi cyane bita Roza Kabuye. Ni umudamu, muramuzi ukuntu Kagame yamukunze cyane, yigeze no gufatirwa mu Bwongereza, hari niba atari mu gihugu kindi naba nibagiwe, niba atari mu Bwongereza. Arafatwa, Kagame icyo gihe yagiye kumuzana, aho yari yafatiwe mu Bwongereza hamwe n'undi mugabo ntari kwibuka neza. Uyu Roza Kabuye ni inyenzi yari ikomeye cyane, ubu nawe yahunze ubutegetsi bwa Sekibi, bwa shitani, bwa shefu wabo wakomeje kubagirira nabi.
uyu Roza Kabuye amateka tubwira yuko urugamba rwabaye yabyaye ata umwana ku kiriri afata inzira yo kujya ku rugamba ajya kurwana. Wumve ko niba umuntu yaremeye guta umwana yabyaye akajya ku rugamba uyu munsi akaba yaratsinze, nubwo wenda bitamuhiriye ngo nawe akomeze yicare mu gihugu, ariko ashobora kuba hari n'ubundi akiri mu kazi kabashebuja, kuko ibyo bapanze turabizi kandi babipanze bafite impamvu. Tutareba neza nyine ibyo bapanze bizakomeza kugenda bishyirwa mu bikorwa nk'uko babishaka. Niba umuntu yaremeye guta umwana yabyaye akajya ku rugamba ntawe umubwiye ngo ngwino, ntawe urumuhasemo, mwebwe abanyarwanda mwumva kwibohora kugira ngo izi ngegera zizadukureho ubugome zadushyizeho, twikureho ubucakara zadushoyemo, tugaruze ibyacu, twiheshe ubutabera batwambuye, twisubize agaciro kacu nk'ikiremwa muntu. Mwumva bizaduhira igihe tuzadukomeza kuvuga ngo reka tureke abana bacu bige, nibamara kwiga ngo nibwo ngo tuzarwana cyangwa nibo bazarwana batazi naho urugamba bazaruhera. Mwumva bizaduhira igihe tuzatuvuga ngo udufaranga dukeya umuntu abonye wenda duhawemo inkunga na bagenzi be ajye kuguramo amazu, yubaka inzu, agura indi mitungo, agira imitungo myinshi nk'aho wenda iyo mitungo ariyo izarwanira igihugu. Kagame nawe agahita abona ibyo afatira bivuye mu maboko y'iki y'abafashije izo mpirimbanyi, ugasanga abantu bakomeje kubaho nabi. Mu by'ukuri ni ngombwa yuko niba wiyemeje urugamba rw'impirimbanyi ugomba kwemera gutukwa, ugomba kwemera kugirirwa nabi, kugeza no kuri umuryango wawe ubwawo ugomba kwemera yuko amananiza uzakuzanaho yose ugomba kuyasiporuta. Hari abantu benshi banze kujya mu rugamba rw'ubuhirimbanyi nk'uru tuba turimo kubera gutinya imiryango yabo no kubona ko wenda bafite inshuti badashaka gutandukana nazo. Ariko iyo Kagame yagufashe ntabwo umugore wawe aza kukuburana na Kagame. Iyo yagufasha cyangwa se iyo bamaze gukora dosiye zo gukwiba imitungo yawe, umugore wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa undi muntu uwo ari we wese ntashobora kuza kukuburanira mu rukiko cyangwa se ngo agukore mu maboko y'aba bagizi ba nabi kubera yuko ngo muri inshuti. Nyamara kandi we baragufashe cyangwa se urabifatishijeho, wirengagije ko Imana ari izakurira mu buzima bwawe bwose, aho ukomeje kurira umugore wanjye, abana banjye, inshuti zanjye, mbese byinshi cyane ngo ntiwabisiga ngo ujye mu rugamba. Ese mwarakoze iperereza koko mu by'ukuri musanga abantu Kagame yica n'ubutegetsi abanyarwanda bwica ni ababa bavuze mu by'ukuri? Nk'abariya abantu basenyewe Kangondo ya mbere aho bita muri Banyara muri Kigali, n'abandi bagenda basenyerwa ahandi, n'ibindi bintu byinshi bigenda bikorerwa abanyarwanda n'abamburwa ubwenegihugu nk'uko nanjye nabwambuwe. Ibi byose bikorerwa impirimbanyi ziba zagaragaje ako akarengane kameze mu Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR ndabuzi neza. Uvuga barakwica, utavuga barakwica. Ahubwo byaba byiza ukavuga ukanizera yuko uzarindwa n'Imana, Imana yakurinda ukazagera ku cyo ugomba kujya, ku cyo wiyemeje kugeraho. Ariko ntidupfana iki, ntidupfana agahinda ngo dupfe tutavuze kandi ibyo tuvuga bihari. Abo bana bawe wanga guta ngo ntiwajya ku rugamba, n'ubundi bazabagufungira mu maso, bazabakwicira mu maso, cyangwa se bakwiciye mu maso yabo. Ibi ni ibintu bizwi cyane, abatabibona mutegereze muzabibona. Iki kiganiro nkiteguye kubera amakuru menshi maze kujya mbona y'abantu bakunda kuvuga amagambo birengagije yuko twebwe turi mu rugamba kandi intambara turimo nyine icyatumye tuyijyamo nicyo gituma tugaragara gutya. Kuko nk'ubu yaba hano imbere inyuma yanjye haparitse imodoka cyangwa rero nicayemo ndi kuvugiramo, ibyo mvuga by'akarengane kaba mu Rwanda naba mbeshye. Ariko kuko nyewe ntayihari, ntafite n'ubushobozi bwo kuyigura kandi nakomeje kuba mbufite, kuko akarengane nyine nicyo kakora, ingaruka zako ni izo ngizo, ni ukumutubona, ni ukumubona n'abandi. Ukumva ko utajya mu mwobo, ujye umenya Kagame uriya mureba wabaye rwogera ku isi yose, ingisi yose ikamubyina, ariko akamaze kwangwa urunuka. Ndagira ngo mbabwire ko nawe umwobo nk'uyu nguyu bahora banyurira ngo mbamo, ahubwo we no kubona byari bigoye. Uretse ko amahirwe bagize ni uko nyine bagize ubushobozi bwo gufashanya bo ubwabo, twebwe ubwacu ntituyadufashanya nuko umutima wacu wibereye. Ariko abanyarwanda bambwiye bati twebwe twarafashije turaruha, uyu munsi twararushye, natwe nimutureke dutuze, niba dupfa tuzapfira hamwe, nitubona Imana idukiza izadukiriza hamwe. Byumvikane rero kuba za mpirimbanyi cyangwa se abanyepolitike nahoze mvuga, hari amakosa menshi bakoze yo kujya babeshya ko bari mu rugamba kandi ntarwo barimo, ahubwo bamara kubona inkunga zakagombye kuba zibafasha kujya mu rugamba neza,
bagahita batangira kuzikoresha mu kugambanira bene wabo no kubagira nabi mu buryo butandukanye. Ariyo mpamvu bagiye banagira n'imitungo imwe n'imwe Kagame yamaze no gushyira ku rutonde ko azafatira. Ibi byose rero murumva yuko mu gihe tugifite umutima tukitiranya urugamba rw'impinduramatwara n'impinduramitegekere cyangwa rwo kwibohora, tukarwitiranya n'ikibazo cy'imibereho dufite, icyo gihe nta hantu tuzagira na hakeya. Ndagira ngo rero nkomeze mbwira urubyiruko rw'u Rwanda, amoko yose ndetse n'aho n'akazi kose waba ukora mu gihugu cyangwa waranakoze, ko ari ngombwa yuko mwirengagiza icyubahiro cy'ibishuko cy'uyu munsi mufite, mwemere muyoboke umubabaro n'agahinda kugira ngo mubashe kwibohora, kubera ko iyi ngoma ya Kagame yamaze gucirwaho iteka n'Imana, natwe twayiciriyeho iteka kubera ubugome n'ubugizi bwa nabi yakomeje gukorera Abanyarwanda. Icyo tubasaba cya mbere ni uko mwadufasha mukadutera inkunga, mukadukora subscribe hano kuri Ndenganura TV, hanyuma mwarangiza ibiganiro byacu mukabiha abandi nabo bakabimenya, kandi mugakora like, ndetse mukaba mwanakomeza no gushishikariza rubanda ko ari ngombwa kwibohora ku ngoma y'igitugu, ingoma ngome y'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, kandi ko tugomba guca mu nzira zose ziruhije kugira ngo tuzabashe kugera ku byiza biri imbere. Nk'uko nari maze kubibabwira ku makuru make nari maze kubaha arebana n'inzira y'umusaraba y'ubuhirimbanyi, iyi nzira tugomba kuyicamo. Niba mubona ko kuyicamo bidashoboka, namwe muzagaragaza izindi nzira zo kunyuramo. Umuntu watuboshye nta mbabazi azatugira. Narababwiye kubwira Kagame ngo urambangamiye cyangwa se ngo mu burenganzira bwanjye, ni nko kubwira impyisi, ni nko inama yabwira impyisi ngo urimo urandya nkababara. Nta yandi mahitamo namwe ahari y'uburyo ubwo ari bwo bwose yo kugira ngo akarengane n'ubugizi bwa nabi Kagame na FPR bakomeje kuzana mu Banyarwanda no mu benegihugu b'ibihugu duturanye ndetse nabo ku isi yose kazarangire, uretse kubarwanya twivuye inyuma, tukemera tukabukora safaringi nyinshi cyane, ariko bikazarangira nyine tubonye iki? Uburenganzira bwacu. Aba bantu nabo mwibuke ko bararwanye baricwa benshi cyane, ibimuga by'intambara biracyahari, ariko ugasanga twebwe barakubona ngo wenda gupfa, wenda gupfa nyine. Ariko murabizi inyenzi zifata ubutegetsi ukuntu zari zimeze. Waramureba ukagira ngo ni umuzimu uvuye mu irimbi ako kanya, nta mubiri ntaki, ariko ubutegetsi barabufata. Uyu munsi niba bamaze kugira inda, iyo barimo bagenda wagira ngo mu nda zabo harimo inka n'amahembe yazo, urabona ko babyibushye. Rero ubwo duhenda abana Kagame agenda ahendesha abantu, ndabasaba rwose kutuvamo, kubera ko urwego rwose uzaba uriho Kagame ntabwo azigera kureka, we n'ubutegetsi bwe n'abo yagiye atoza ubugome n'ubugizi bwa nabi. Igihe cyose azaba azi ko mutatangiranye urugamba, hari i Bugande ku iriya nama y'abantu 22 batangije kiriya kintu cya runari bakagishyira hejuru bakakizamura, uko bavuye i Bugande baziranywe, bariya baraziranywe neza. N'ubu uri umucikacumu wo mu Rwanda rya jenoside yakorewe Abatutsi, n'ubu uri umututsi waturutse ahandi, n'ubu uri iki? Ntabwo uri mu mukino, ahubwo ashakisha ikintu cyatuma utugira ubutegetsi buzima buha agaciro abantu bose muri rusange. Kubera yuko niba leta ya Kagame na FPR yaragize ibigwi, ndetse kandi ikagira ibigwi hashingiwe ku binyoma yagiye ibeshya abantu tugaceceka ntitugaragaze ukuri nk'uko twagombye kuba kumera, kubera uburyo twe twarashyizweho igitugu. Uyu munsi tugomba guhangana n'icyo kinyoma kikavaho kigahanagurika burundu, kuko n'ubundi Imana yamaze kuva imbere ya buriya butegetsi, igisigaye ni ukuburundura bukavaho nta kindi, kandi twe tugomba kubigiramo uruhare. Ibyo kuvuga yuko wenda ngo Jacques yirirwa ari gusabiriza ngo inzara yenda kunyica, niba nanjye ndasaba ba Kagame bakiri mu mashyamba cyangwa se naho bagiye banyura, murazi ukuntu bagiye bajya gufata imisanzu mu Rwanda, bagiye bakora ibintu byinshi cyane bibi, ndetse na Habyarimana aranaborohera, sinzi impamvu yaboroheye. Imisanzu ikava mu Rwanda ikabasanga iyo bari barasabiriza, barica, bariba, baranyaga kugira ngo bagere ku rwego bariho. Umunyepolitike muzabona wazamutse ari umunyepolitike agahagarara muri politike y'impinduramatwara, pana ziriya zo kuvuga ngo baciye mu matora ngo barabatora, nabwo babeshya, atarigeze ahabwa inkunga n'umuntu uwo ari we wese, muzamumbwire. Hanyuma mumbwire niba njyewe Jacques kuba nababwira ndashonje kubera ubutegetsi bwa Kagame byo bwankoreye bubi, mwumve yuko cyaba ari icyaha cyangwa byaba ari sakirirego.
ndagira ngo mbabwire ko hari imyumvire myinshi cyane tugomba guhangana nayo, kandi ibyo bintu tuzabikora mu by'ukuri. Ndetse ndasaba cyane n'impirimbanyi ko mugomba kugira uruhare mu kwigisha abana b'u Rwanda amateka. Numvishe hari abantu benshi bagikomeza kwitiranya intambara inyenzi zashoye ku butegetsi bwa Habyarimana zikuraho ubutegetsi, bakabyitiranya na jenoside ngo yiswe jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi ngeje naganiye n'umuntu, harabo twari turi kumwe muri chat, ngo ari mu Rwanda, aravuga ngo nta ntambara yabaye, ngo habayeho jenoside, ngo nta kindi. Ndamubaza none se tubwira ukuntu jenoside umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yayiguyemo, ngo yaguye ngo ni impanuka yagize. Umva ibitekerezo bimeze gutyo, ngo yagize impanuka. Rero ndamubaza niba yaragize impanuka, kuki iyo mpanuka atayigiriye hanze? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kuki iyo mpanuka yabayeho gute? Ni inyoni yagonze indege, ni indege yagonze moteri, byagenze gute? Wumva nta busobanuro bafite, ariko icyo bagifite ni ukwigisha abanyarwanda ibintu by'amacuri bicuritse ukuntu. Ariko tugomba duhangane n'ibinyoma bimeze gutyo, kugira ngo tubohore intekerezo n'imibereho by'abanyarwanda, bazabashe guhangana n'ingoma ya Sekibi. Abadukurikirana bazadukurikira mu bihe bizaza. Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.